Yeah. Yesu uri shida. Yesu yari shida. Bavugaga yuko ari umwami w'abayuda. Urukweto, urukweto. Kach, kach, kach. Ducinye urukweto. Easy. Simba Silential God don't call me king. King is a ja. I'm a believer, supporter, fighter. If I'm the moon or the sun, and if I'm the sun, you're the moon. So together you can pull up. In case you don't know. In case you don't know today. Uzumono nawazani. Keep on touch. Call me TTO Chris. Simba Silential God don't call me king. King is a ja. I'm a believer, supporter, fighter. If I'm the moon, you're the sun, and if I'm the sun, you're the moon. So together we can pull up. Yo, push up. Nkuko mubizi hano ni kuri Chris Online TV cyangwa se KO TV. Nabwiye ko nzajya mbakorera ibiganiro byiza bitandukanye. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa. Ntabwo ndi bumuvuge, ndamureka yivuge mu buryo bwe. Reka ducapurishije yite n'umwanya abibwire nk'abanyarwanda, ababwire ibyo akora, ababwire ibyo yaje kubaganiriza byose. Ikaze. Murakoze Imana ibaho umugisha. Mazina yanjye banyita Biranurira, ariko Biranurira ni indirimbo ry'ubuhanzi. Mazina yanjye bwite ni Ndayisaba Damascene. Akazi nkora ni ukuvugira inka ahantu habaye ubukwe, cyangwa se ku yandi matorero batarafunga isengero bakaza kumamagara nkajya kuririmba indirimbo z'Imana. Ariko Biranurira akaba ari indirimbo mfite nahanze, ari naryo zina rizwi inshuro nyinshi. Rero mu kazi nkora ahabaye ubukwe, haba mu karere ka Nyamagabe baranumira nkajyayo, haba mu karere ka Karusi. Biranurira akaba ari umutahira akaba n'umuhanzi. Akaba yaragiye kutunyurizaho ku ndirimbo, yaramaze kutubwira iyitwa Biranurira. Murakoze ko mumpaye ikaze. Iyo ndirimbo iravuga ngo abana b'Imana barategereje, bafite amatsiko n'ibyiringiro, batumbira Yesu umukiza wabo, babane na Yesu ubuziraherezo. Dore abo bo baragushaka, abo bahungu baragushaka, abo bakobwa baragushaka, bose baragushaka mwami. Dore abasore bafunze karuvate, bicishije bugufi baje kugushaka. Dore abagabo bafunze kositimu, bicishije bugufi baje kugushaka. Dore abakobwa bambaye udukweto, bicishije bugufi baje kugushaka. Dore ababyeyi bambaye udushanana, bicishije bugufi baje kugushaka. Dore abasaza bazanye utubando, bo n'abakecuru babo, baje bunamirije baje bakambakamba, bafashe akagongo bazanye udukonda, bazanye agatutu mu duhara twabo, uko tubikwabo manuka itegereze. None se Mana yacu waduhaye umugisha, ko twaje gushaka bibo bivuye ku mutima, duterure uzenire ibo ibuziraherezo, maze tuzicara tubyibo, maze dusangire dutaka inkoro ibizira muzi, tuzakimbagira turabagirana, tumeze nka za ngabo za Gideyoni, turabasirikare wa komanda ni Yesu, tuzamuganira nk'abasore bitoje, baza tuyobora gisirikare, tuzatambuka nk'abasoda, amakamba tuyahagatiye, imaze duciye urukweto, imaze duciye urukweto, imaze duciye urukweto, urukweto, kaci kaci kaci, duciye urukweto.
ubwo turabaho, ubwo tuzaba turabasirikare, tuzaba tunesheje dutsinze urugamba, Yesu azabanesheje, Satani azabaneshejwe, tuzacinya akadiho k'umunezero, tuzacinya akadiho k'umunezero, tuzacinya akadiho k'umunezero. Tugeze mw'ijuru aho paradizo tuzahoberana, tuzaramukanya tuzatumberana, turira amarira, ayo marira azaba y'umunezero. Tugikombe cya litiro we ye mama nzayanywa kiki, umva ngo biranurira, umva ngo biranurira we birimo umutamani mama ye mama nzayanywa kiki, kaba gatoya yewe kaba gatase kube na mururu, mbanza bafite uwo muzikuruhisho yaduhishiye. Ewana mwamwumvise ku ndirimbo nk'uko nababwiye ngo ni umutahira akaba n'umuhanzi. Ndi kugenda mbasobongezaho, mwebwe nimwamukina munyandikire muri comment tumugarure soon. Ewana reka noneho atwereke n'uburyo ki urwego rwe rw'ubutahira aho ruhagaze, kandi biraka nizere neza yuko mubimubonera pe. Murakoze, namwumvise namwe mumwumva. murakoze, karibu kuba mumpaye ijambo. Nababwiye ko amazina yanjye ari Ndayisaba Damascene, ariko izina ry'ubuhanzi ni Biranurira. Nk'uko bantumira kujya kuvugira inka ahantu habaye ukwe hose, haba mu karere ka Nyamagabe, haba i Karongi, haba n'i Kigali. Indirimbo ya mbere ngwino ngwino nzakuragira umucyamucya muri bondo, nugera mu gahinga ushira agahinda, gituba kinka nugacubangana, gicanira kinka nukarara umuriro nyandera. Uryaga mundeba ndurunyagira ndurundurwa nyanduha, ndi umugabo ndi inzovu nikurenge kwa rumesa mbuga ruzimiza mbuga ruzakiza mbuga ruhataniya rwemarika rumenera ngabo, zanze bamagigiri bagigira inyana za nyina zimaze gutaka umurimbira ngome ya Segwambarirwa ngabe ya ruzimiza mbuga. Twagiye ku mazina y'inka Nyandera, udahindura inama, mbabaza abahizi, ngeri itavogerwa n'ingegeraga rutagumirwa ndibyuma by'abakomanda umuperezida icyaduka bagashigisha batayafite bakaguza ndishimbishimbo yuzibona, mugabo utagira inkweto niy'amakanyandera. Ndakamara imari ndakamara amagambo ndinyana y'ubugondi icumbagira itagwaye muri Karuganda mu nka za Rusinega rutagumirwa, imbabaza abahizi ya ruzimiza mbuga ya ruzakiza mbuga ya ruhataniya rwemarika ya rumeneranga Nyandera. Mfite umusenzi bukoma isazi, mfite umukondo ukora ku gati, mfite amabere y'amahundo umuhondo uza abana. Yanze kwimira inyuma y'ikiraro banga kwitonyangiriza amajagajaga, bakayihumanyiriza amagaje kabyara indarashyamba rwemarika ya rumenera ngabo Nyandera. Ngwino 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 ije nabego twigire mu munigi murembo w'agashasha yahiye, bavuga nibajye kureba umukozi wa Nyamurenge garutagumirwa ndirwangiza mwandi gikanu cyipfizi ndi gitsura cya Ruhogo ndi ya Rukara rwa Muhanda ngabe ya ruzimiza mboge ya ruhatani ya rwemarike ya rumenera ngabe imbongerami nzamukunda Nyandera, mbabaza abahizi, ngeri itavogerwa n'ingegera imbungiramihigo garutagumirwa Uryaga mundeba ndurunyagira ndurundurwa nyanduha, ndi umugabo ndi inzovu nikuri birenge kwa rumesa mbuga, ibyo nari bite nabishyize tereri, ndakamara imari ndakamara amagambo ndi nyana bugo ndi cumbagira itagwe muri Karuganda mu nka za Rusini, ndi rwangiza murandi gikanu cyipfizi ndi gitsura cya Ruhogo ndi ya Rukara rwa Muhanda ngabo, ndi ibyuma by'abakomanda umuperezida icyaduka bagashigisha batafite bakaguza, ndi shimbishimbo yuzibona ubwo butagira inkweto n'iy'amakaba ji Goma nani bamugisha. Murakoze. What a talent. What a talent. What a talent. Arya batubwiye ngo mu rugo ni hehe? Mu rugo ni Mirama ya mbere. None se nk'umuntu ashaka kuduhukira akayakubona gute?
Mbo mushaka kumikira ka kuri telefoni nomero ni 0 9 gatatu kabiri 8 770. Ongera usubire. 0 oya 0 gatatu kabiri gatatu kabiri 8 770. Iyo niyo nimero yawe. Habaruye honde. Ndayisaba Damascene. Okay. Ongera none ubasobanure neza ibiraka ubukeneye uhabwa kenshi inshuro nyinshi no kuvugira inka ahantu habaye ubukwe ahariho hose dukoresheje nomero ya telefoni 0 9 gatatu kabiri 8 770. Yego. Nomero niyo ngiyo mwamboneraho kubera ko nomero ya mbere njya gusohora indirimbo kuri studio ya mbere ntabicamo ahubwo ngomba kuyisiba noneho nkongera ngashyiraho indi kuko telefoni bwa mbere bahise bayiba nari ntamenya ibintu byo gucapisha nimba ari ugucapisha ubwo rero ni mpamvu ushyizeho iya kabiri. Iyi nomero ya mbere telefoni ngomba kuyisiba ngashyiraho ingi kugira ngo bajye bambona iyo ngiyo iyi mbabwiye ntabwo irajyaho yagiyeho iriho nyine niyo abantu bose bashakiraho. Ni byiza cyane kandi nizere neza yuko Imana iri buze kubiha umugisha. Murakoze Imana ibaha umugisha. None se ubu na turirimbo uteganya kongera kuduha dushya? Indirimbo nayo ndayifite ivuga ngo ariko yo igiye mu Giswahili nyine iravuga. Ni Giswahili urakizi? Ni Giswahili. Buriya Imana yampaye byinshi akira telefone. Imana yampaye ibintu byinshi. Imana yampaye gusoma no kwandika ntarageze no mu mwaka wa mbere. Imana nta kidakora ariko uretse gatoya. Muratubeshya nawe. Ntabwo babeshya. Se wamenya gusoma umenya kwandika utaragiye mu ishuri. None se ntabwo wari wabona basoma batarigeze bagera no mwaka wa mbere? Ntabwo wari wabona? Hari n'ibirema bizi gusoma no kwandika bitarageze mu mwaka wa mbere. Hari n'impumyi zizi gusoma no kwandika zitageze no mwaka wa mbere. Imana iyo yashatse kuguha ubwenge irabuguha kandi nta kintu kidashoboka. Ubwo rero iyo ndirimbo rero iravuga ngo uwe wanini wakuya hapa uwe wanini nalima kwamba latina wangu kilimo kozi wangu shida wangu wapika moja uwe yanini latina wangu wakuya hapa nyimana kwamba wakozi wangu latina wangu wakuya hapa iwe ni yacha yasuri shida tirida weda mbere y'umwamba nagutembea latina wangu wakuya hapa manani nziza tirida weda kimbia kwamba wakozi wangu uyapa nini latina wangu kimbia wangu wachamirere latina wangu wakuya hapa dari nyuma wangu iwe na kwamba latina wangu wakuya hapa iwe ni acha
Tirida wayuda bere yumaba betina wangu kuyafa waniniye imbaninje ni wangu kirimo kozi simasi yena wangu akuyafa wanini biguni wangu kirisi moko simasi tirida wayuda bere yumaba shida wayuda tirida wayuda biguni wangu biguni wa biguni wangu tirida wayuda bari nyuma kwamba mokozi wangu yapa wanini betina wangu iacha wangu tirida wayuda imana kwamba kuri mokozi ona wangu kabaraku. none se ngewe rero ntago igiswahili neza. Yes, nandi kukubwira ngo iyi ndirimbo uririmbye iri mu rurimi watubwiye ngo rw'igiswahili, njyewe ntabwo igiswahili cyanjye ari cyinshi kabisa, natakaye kandi hari abantu benshi badukurikiye nabo byagenze gutyo. Dusobanure muri make message yari irimo ni iyihe, yavugaga iki? Yesu rishida bisobanura ko yari umwami w'abantu bose. Yesu rishida, Yesu yari shida, bavugaga yuko ari umwami w'abayuda. Nagutembeya byari bamaze kumugeza hasi, none akajya bikura agira ngo abaruma, agira ngo abone uko yiruka, ariko baranga baramufata baramubamba. Kuyapa wanini iko mubiseka Yesu shida nagutembeya kirimo kozi wangu tirida wayuda. Yesu yari umwambi yatsinze urupfu by'iteka ryose. Ubusaha tuzabisobanura ubutambura koze. Reka tugushimire ukomeje kubana natwe kugeza ku musozo w'iyi video. Ewana muri Nyagatare twahabonye usa new boy mushya pe. Okay, muri comment mutwandikire nimba mushaka ko tumugarura vuba, abari tayari kabisa kandi igihe tuzamugarura yabonye n'ibindi bihangana. Murakoze. Kumwe nanjye kuri KO TV, kuri kamera mwaye muri kumwe na Biranurira Damascene. Biranurira Damascene. Yego murakoze. Ndayisaba. Ariko izina rizwi nyine ni Biranurira Damascene. Biranurira kabisa. Yego. Ewana wakoze koze. Murakoze, Imana bamugisha. Asante sana.